Mwiriwe umeze ute se? Mumeze mute se? turaho n'akavura kenshi. Imvura se, imvura yo kwa kane ariko yabaye. Ariko iyi mvura dore nibwo tukigera mu kwa kane, ahubwo mu kwa gatatu nibwo yaguye cyane. Ariko agatumba kameze nabi. Kameze nabi byo. Umeze mute se? Turaho, ahubwo se wowe umeze ute? Cyanda se ko maze gukira nakomeye. N'ibikomere ko byavuyeho. Narakize nta kibazo. Nase ko mwamfashe neza. Kijya gihe wari umeze nabi. Nagiriye umugisha no kuzanshakira n'umugore inaha. Abakobwa barahari naha. Ubu kuri niko bimeze. Umugore uzamuka. Nuko zigumira inaha kuko hanguye neza. Nubwo nyihagera nahuye n'ibibazo ariko nyuma yaho ahangiriye neza. Abantu baranabaye baransura bakangemura kwa muganga. Noneho we wambaye hafi cyane wagira ngo twari dusanzwe tuziranye. Oya buriya umuntu wese umufasha utitaye ngo muraziranye cyangwa hari aho muhurira. Mpamvu bavuga ngo gira neza wigendere cyane. Ubu nanjye rero tuzahura wese zamugirira neza. Naho ubundi buriya gusubira mu rugo bo nonaha cyokora ndaza guhamagara mushiki wanjye kesi numve anatuze kuko bafite umutima uhagaze kuko batambura. Ariko ntuzanasubireyo yisubiyeho nk'umubyeyi. Sinzi babigoye ntabwo nubwo nakongera kubyumva. Nyamara umubyeyi agera akisubiraho agasanga ibyo yakoze atari ukuri akisubiraho. Nubwo ari mukaso ariko ni umubyeyi. Akuze ukuntu navuyeyo. Ntabwo uzi ukuntu navuyeyo ukuntu ari meze. Base nk'uriya muntu waneze mu nzira kandi asa ko nari mfite amafaranga ngo niyo ashaka wabwirwa n'iki atari nawe wamwohereje. Wahasanga yari azi ko ufite amafaranga uriya muntu. Sinamaze ukwezi kose mu bitaro. Amaze ukwezi kose mu bitaro ariko abagira neza ubu si iyo uriya umusaza bantoraguye kanjyana bakanyitaho. Sinari imfura. Imba warashimye naha kora shaka akazi ukore ugure ikibanza wubake. Imba wumva nta gahunda ufite yo gusubira iwanyu. Hari aho nzasubirayo kera kuko ari iwacu. Kuvuga ngo nagenda ngiye nko kubayo ntabwo byakunda. Humuriza mushiki wawe rero. Ntabwo byakunda. Mushiki wanjye we ndaza kumuhamagara kuri telefone. Muhamagara umuhumurize yumve ko ukiriho. Mubwire uko bimeze. Ariko ubundi wapi rwose. Oya buriya na mukasa ariko yisubiyeho. Asanga ibyo yaravuze ati umutima waramuri ati ibi bintu nakoze si byo. Nyamara wakisubiraho. Buriya sinzi umugani bajya baca mu kinyarwanda ngo ahavuye ndakwanze ntabwo havuye ndagukunze. Kandi buriya kugira ngo wizere umuntu birashoboka ariko biba bigoye pe. Biragoye kwizera umuntu ariko hari igihe umuntu akora ikintu nawe yabona ko ibyo yakoze nta nyungu akagarura umutima. Ubu nawe wasanga umutima umurya tuwanyereka ndugana. Buriya mbyizera cyane. Sanga umutima umurya rwose kuvuga tuwanyereka ndugaye wenda nanamusaba imbabazi ntawamenya erega umuntu ni mugari. Cyokora amakuru meza mfite nabonye akazi keza. Ndakazi nabonye ndaje ndebe ukuntu nagakora. Hari umuntu wampaye akazi ngize amahirwe nshobora kugakora nkazagera kure kuko ngiye mu buzima ndumva nimbona amafaranga nzahita nanicururiza. Ibyo kuvuga ngo gusubira mu rugo ngewe nzahamagara kesi mubwire aho ndi mubwire uko mbayeho atuze hanyuma nashaka ahubwo kunsura azansure mu rugo nzasubirayo haciye igihe. Reka banza ukore nimba wabonye akazi. Banza ukore hanyuma numara gukora wateye imbere uzajye kwiyereka mukaso. Abone ko Imana yaguhiye. Nawe mise ngenda nta kintu ndageraho. None ndasubwo. Guhumurizanya ni byiza
kuko umuntu wese atagize umuntu umuba hafi ngo amuhe ihumure yavaho akaniyahura cyangwa ukabona yirukanse mu muhanda yatoraguye amashashi. Noneho ku muntu w'imfubyi ho urerwa na mukase, noneho umuntu agomba kumwegera akamuhumuriza kuko icyo kintu kiba gikenewe. Nari nciyeho rero ndavuga neka ngo usuhuze kuko buriya ntabwo nakunyuraho, ntabwo bishoboka. ndavuga teka mbanze ngo usuhuze. Hari ahantu nayo ngiye hano ruguru, hari umuntu wanyemereye akazi kandi biciyemo ni akazi keza kangirira akamaro. Cyo hano ngaho ugerayo ureba ako kazi. Aho ubundi mwagize neza kabisa, inaha muri abantu beza. Erega twese ntabwo ariko turegwa n'ababyeyi, ntabwo rero biba ari byiza kumutererana. Sawa nta kibazo. Wa mukobwa ubwo yanabaye ko afite umutima mwiza, afite umutima mwiza rwose, yavamo umugore. Numva muri njyewe meze nk'umuntu utangiye kumukunda. Ubwa mbere mbonye umukobwa uteye kuriya, ntabwo ameze nka mutaka data wanotezaga. Cyokora ariko na mushiki wanjye arankunda. Amubwira ko mukunda, se ndabimubwira nibwo nyikira, nta nubwo ndafatisha iby'akazi. Mbwire ko mukunda. Ikibazo mba mvuyeyo nta n'ikintu cyiza mubwiye ko ntakundi mba mbitekereza, ntakundi. Mama, rero ikiganiro twagiranye ni cyiza, nabonye wari wishimye, nta kibazo. Ubwo nyine aho tuzabonera musaza wanjye, ndabona azaba ari ibyishimo kurushaho. Ubwo nyine kanange ngira utundi turimo nkomeza gukora hanze, ubwo nitwongera kubonana na Ndugayo tuzashima Imana. Shasa urakoze cyane, ndagushimiye pe. Sana urakoze mama. Urakoze mwana wa. Mu rugo baranyica ariko ibyo nigira byose niriwe nzenguruka kuva mu gitondo, nta kintu nakoze, nta mazi ahari ndabizi neza, none nta kintu. Ariko ngiye gute mfata injerekani njye kuvoma batabizi kuko bambonye banyica. noneho baranyica pe. Imana ngo injerekani ajya gushaka ahantu hari amazi yenda mu rugo ni abakire. Umusaza se ngameze ati
umusaza araho. wamusizeyo se Namusize. numvaga mushaka uze kumubwira yuko nibuze kumureba ibyo bintu yagutumye ndaje ndabiguha ariko mubwiye ko ndibuze kumureba Ahubwo yari yambwiye ko nyine wenda wamubona ejo ndakeka wamubona ejo bitewe n'ahantu yari yagiye. Ariko ejo azaba ahari. nta kundi nyine gusa numvaga mushaka byihutirwa kuko ari gahunda twari twagiranye nga buriya nyuma yo kuva mu rugo mba ndimo gukora amafaranga ngo ndebe ko nabona udufaranga nkongera nkasubira mu rugo